Kisonge TV twongeye kubasuhuza muri iki gitondo. Tugiye kubagezaho ikiganiro. Turaba tubanye mu kiganiro bita ibanga ry'ubuzima, ndetse tuzajya tunabana kenshi. Nkuko bisanzwe rero buriya mu buzima abantu benshi bagomba gutegura. Twabateguriye ikiganiro kijyanye n'uburyo ki ushobora kuba waba uri umusore uri aho ngaho warasenze Uwiteka Imana, ugasaba umufasha, ugasaba Imana ikamukwemerera, ariko bigasaba ko nawe hari ikintu wategura. Ndetse nk'uko ijambo ry'Imana ryo ribivuga mu ntangiriro 2:18, wabira ngo Imana ngo yararebye ngo ibona ngo iremye umugabo ariko ngo akeneye umufasha, iravuga ati ndakuremera umufasha ugukwiriye. Niyo mpamvu ku munsi nk'uyu nguyu turi bubane mu kiganiro ibanga ry'ubuzima, tukabagezaho intambwe 13 zagufasha gutereta umukobwa ufite amafaranga, cyangwa se umuntu ubona ko ashobora kuba kurenzeho. Ibyo byose bisaba gutegura. Ikintu cya mbere tugiye kubagezaho ku bakunzi bacu ba Kisonge TV, ndetse abadukurikirana haba mu Rwanda ndetse no hanze, n'abandi bose aba followers aho bari hose. Ikintu cya mbere cyagufasha kuba washobora kwa approachinga umuntu kurusha amafaranga mu gihe ubona koko mukeneye, cyangwa se ubona byashoboka. Ikintu cya mbere, you dress smart. Ugomba kugerageza kwambara neza. Buriya imyambarire nayo nubwo ushobora kuvuga amagambo menshi yatuma umuntu agukunda, ukitwara neza, ugakina neza, ariko imyambarire buriya nayo iravuga kurenza uko wasobanura byinshi kugira ngo ubashe kwiyegurira umuntu. You dress well. Ni nacyo abanyarwanda bavuze bati burya uwambaye neza agaragara neza. Igihe cyose rwose washyizeho umwambaro wawe neza, ntibishatse kuvuga ibintu bihenze cyane cyangwa se ugende ngo ukabye, ariko muri we kumva wateguye wambaye neza. Buriya ngo umwongereza we yaravuze ngo hari amagambo amwe namwe ushobora gukoresha ugaragaza yuko wenda wakunze umuntu cyangwa wagize gute, byongeye no kuri iyo myambarire yawe bigaragara ko wateguye. Ukavuga ati wenda ukavuga ati I love you not because who you are but because who I am with you. Iyo burya wambaye neza, uwo muri kumwe hari icyo gutekerezaho, abona yuko by'ukuri niba muri no mu rukundo utamukunze kubera yuko hari amafaranga ibiki byose, ahubwo umukunze kubera yuko iyo muri kumwe n'umuntu wambaye neza, umuntu bigaragara ko n'ibyo atekereza nabyo bifatika, burya bishobora kukorohera. Iyo niyo ntambwe ya mbere, kwambara neza bishobora kugufasha kuba wabasha gutereta umuntu cyeka yuko, cyangwa se ubona yuko akurusha amafaranga. Ikintu cya kabiri ni iki ngiki, talk intelligently. Ibyo uvuga byose uvuga nk'umuntu w'umuhanga, ugaragaza yuko nta gishyika ufite, uganire ibintu by'ubwenge, ndetse icyo ngicyo kizagufasha kuba wagera ku muntu wifuza. Gira ubwenge mu byo uvuga kandi ubivuge mu gihe gikwiye. Gira amagambo y'ubwenge. Amagambo y'ubwenge hano dushobora kuguha nk'urugero. Yego namwe muba mufite amagambo menshi mwakoresha, ariko Kisonge TV yarabateguriye ibabonera nk'urugero mu magambo y'ubwenge. Haraho ushobora kubwira umuntu uti you mean the world to me and I love you, you are my world. Igihe cyose umuntu ashobora kumva mubwiye nka gutya, ashobora kumva yuko koko ari uw'agaciro kuri wowe, ndetse ashobora kukuzira akaba yaba inshuti yawe byoroshye. Ikintu cya gatatu ushobora kuba wakoresha hano ukabasha kwiyegurira umutima w'umuntu kurusha amafaranga, ushobora kugerageza kumenya ibyo akunda. Find out what she loves. Niba hari umuntu ushaka kugeraho cyangwa ushaka kuba watereta kandi ukabona kurusha amafaranga, mbere na mbere wihubuka ngo ugende umubwire birenze bya bindi byacu bya gutyo na gutyo na gutyo, ya magambo yo ku muhanda y'iki, ahubwo gerageza ubashe kuba wavumbura n'ikintu uwo muntu akunda. Gerageza gukunda ibyo akunda mu gihe wabashije kubimenya. Ikintu cya kane, make her laugh. Umuntu muri kumwe ugomba kugerageza ukaba wanatuma aseka, ugatuma amwenyura, ukamufatisha kabisa, ukabona ko wamwiyeguriye. Gerageza rero utume umuntu muri kumwe ashobora kuba yaseka. Urugero,
ushobora kugira ikintu wamukorera, ushobora kugira ikintu wamubwira gishobora kuba cyamusetsa nk'umuntu muri relationship cyangwa se muri guteretana cyangwa se muri mu bucuti. Ikintu cya gatanu ushobora kuba wakora, ntabwo ari ibintu birenze, benshi na benshi baranabikora, ariko burya iyo bikoze wateguye birushaho kuba byabyara umusaruro. Try to be busy, be busy. Ntukabe wa muntu ugaragaza ko buri munsi urimo urahiga umukobwa, urimo uragira gute. Gerageza umwereke yuko nawe hari ikintu uri gukora, umwereke ko nawe uri umuntu ugira imishinga, ndetse iyo mishinga inanafatika. Umwereke ko uri umuntu ushobora gutekereza ku hazaza, ndetse utari umuntu w'inzererezi uri aho ngaho gutyo na gutyo. Ikintu cya gatandatu ushobora kuba intambwe ya gatandatu ushobora kuba watera ushaka gushyikira umuntu kurusha amafaranga ngo mukundane, wenda muzashinga urugo cyangwa se muzagirane ubuzima bw'urukundo mu gihe kirekire cyangwa se n'igihe cyose. Be independent. Ugomba kugaragaza yuko uri umugabo ufite ishingiro kandi wigenga, utari umuntu ugendera ku bitekerezo by'abandi, utari umuntu ugendera kuri birabaye biracitse, utari umuntu uharara, wowe ufitemo ubwigenge muri wowe. Ntukamusabe ubufasha kabone niyo waba ubona ubwo bufasha bufite. Ntabwo ari byiza yuko umuntu muhuye wenda umubonamo amafaranga, ari umukobwa cyangwa se ari n'iki, uhita wumva yuko ubonye amafaranga utangire kuba wamusaba amafaranga, utangire kuba ugaragaza yuko ari amafaranga ukeneye kurenza uko waba ukeneye umuntu muri kumwe. Reka abe ari we ugusaba yuko yakwifashiriza mu gihe abona ari ngombwa. Ikintu cya karindwi ushobora kuba hano wagenderaho kugira ngo ubashe kuba wakundana cyangwa se watereta umukobwa kurusha amafaranga. Use poetry. Gerageza muri wowe ugire udushya, ugire ubuhanzi, umuririmbire, umukinishe, ugaragaze ko nawe uri umuntu rwose wifashije mu bijyanye n'amarangamutima, kandi amarangamutima yawe ubashe kuba wayagerageza. Umusizi wenda umuvugira igisigo niba gihari nubona kimukwiriye, umuririmbyi se niba ubona wamuririmbira, ndetse umuhangire byinshi bibasha kumufasha. Ikintu cya munani ushobora kuba wakoresha kugira ngo ubashe gutereta umukobwa kurusha amafaranga. Be confident. Gerageza mu byo ukora byose ugaragaze yuko uri umuntu ufite confidence, wihagazeho, utajya imbere yiwe utangire kushivaringa, utangire kugaragaza yuko hari ukuntu udahagaze neza muri wowe ku makofi cyangwa se mu mitekerereze cyangwa se n'ibindi bintu bitewe no kubona kurusha. Igihe cyose muri kumwe gerageza kuba confident mu byo murimo cyangwa se mu kiganiro muri kuganira. Ntugatinye ibyo atunze ngo bitume byatuma witera icyizere. Ibyo atunze ntabwo ari byo uba ushaka, ahubwo uba ushaka umuntu. Uwo muntu rero ushobora kumugeraho ndetse akanakwemera uramutse uteguye neza, ugakoresha zimwe muri izi ntambwe turi kukubwira. Ikintu cya 9, garagaza yuko umufitiye urukundo. Show her for the need. Gerageza ugaragaza yuko umukeneye, udakeneye ibyo atunze. Ikintu cya 10 ushobora kuba wagerageza gukoresha, try to be a gentleman. Gerageza ugaragaza yuko uri umuntu mwiza kuri we ndetse no ku bantu bose. Witware neza, niba muri kumwe ntukine ibidakinwa cyangwa se ngo uzane ibyo gukabya, ugaragaze ko uri umuntu mwiza. Gerageze umwiteho, umufashe, wenda niba mugendana mu nzira ubashe kuba wamufasha akabaga niba gafite, niba hari icyo ari gukora ubashe kuba wamufasha, ariko nanone udakabije. Ikintu cya 11, try to be scarce. Ntugahore buri kanya umwereka yuko usa nkaho uri kumuhiga, uri kugira gute. Gerageza ufata akanya ko kuba wakwiburisha, ufate nawe wagutekerezeho ndetse abashe kuba yanagukumbura. Ibi ngibi bizagufasha mu gihe uzaba wabashije kuba wabikora. Ikintu cya 12 ushobora kuba wakwifashisha uramutse koko ushaka gutereta umukobwa ubona ko ashobora kurenzeho akurusha amafaranga. Cya 12 wakwifashisha, not ever demand for sex. Abantu benshi
kenshi na kenshi bitangira neza ariko bikarangira nabi, bitewe n'uko abasore benshi ushobora gusanga abonye umuntu agahita avuga ateye neza, ngize gutya imbere inyuma ibiki byose, agahita yihutira kujya hehe, kujya kumusaba sex. Niba uri gutereta umukobwa ukurusha amafaranga, ntabwo ari byiza ngo uhite umujyana mu bijyanye na sex, kuko ibyo ngibyo rwose yahita gucika, yahita yigendera. Icya 13 ushobora kuba wagerageza ahangaha, do not ask to drive her car. Ashobora kuba afite imodoka we ntayo ufite, wenda uzi no gutwara ufite n'ibyangombwa, ariko ntabwo ari ngombwa ngo uhite wiruka ngo zana imodoka ntware, zana numva umunyenga, zana ngire gutya na gutya na gutya. Nkuko twabivuze haruguru, ugomba kwihagararaho ukagaragaza ko uri umuntu uri smart ku mubiri ndetse no mu bitekerereze, ndetse ukagaragaza yuko udakeneye izo modoka ziwe cyangwa se amafaranga yiwe, kuko igihe kizagera bari gusaba kuba abasha kuba yayakwihera. Izi rero ni zimwe mu ntambwe twari twabateguriye zishobora kubafasha kugera umukunzi wifuza, yaba ufite amafaranga cyangwa se n'ukurenzeho. Tukaba twabanye mu kiganiro ibanga ry'ubuzima hano kuri Kisonge TV, ndetse ukeneye